Chuchon. Igicucu byose birajya hanze tonight. Wabisize hanze. Birajya hanze tonight. N'umugore wawe bishyire hanze guskugu. N'umugore wawe guskugu. Ive uramwana umusore mwasenye. Wigeze umuntu ngo ufite amavideo ufite ibishyire mwasenye urugo. Bizane. Bara ego ko biraje humura ntugira huke. Bizane kabi ndagayibuka okay, ngobereza mu nyuta biza. Nyamwe ako kanwa rero ceceka abantu bavuge gasa. Ngo barakubeshye. Hagati yanjye nawe uri umugore ufite n'umwana. Kagora mibirenge n'abantu nawe uri umugore ufite n'umwana. Ikintu kirero kudakata ari kuvuga nani Brian. Ahangaha nani Diva yarabizi neza ko nani Keza afite ikibazo na Muya. Kuki yakomeje gukunda gushinja abantu wallahi. Ntabwo ari gushinja abantu. Urangije uragenda kwa boss ngo nzagukorera surprise. Nzane Keza. Reka tubigende gutya rero. Keza nguyu yahageze. Ikintu gihari chat noherereje Godfather. Kontra banyoreje bwa mbere kontra ya Shadibo. Keza uyu bikavugwa ko yatangiye gucumita Kimenyi kuva mu 2019 n'uyu munsi akaba kimwicundebaho. Ndi kuvuga inkuru ziri kuvugwa. Muyango akavuga ati mwokicwa n'uburoro mwe murashaka kugira ngo munsenyere urugo ko mwamuriye ntaramenyana nawe mwandekeye umugabo nkuba ku rugo rwanjye. Hey none bikaba kaza mutwe. Aya na makuru ibyerekeranye na Muyango n'umugabo we no gutandukana nibyo barimo ibyo ngibyo it's not my business ntabwo ndibuze kubyinjiramo kuko kwinjira mu rugo rw'umuntu tukajya kureba ibyo ngibyo sindi bubyinjiremo ahubwo ndinjira mu nkundura kuko namutse ninje muri Biboro mfite ibintu byinshi aba bantu n'abastare bombi n'ibyamamare mugomba gutandukanya kwinjira muri vie privé y'abantu no kuvuga amakuru y'ibyamamare ari hanze. Muyango ni umusitare, Kimenyi ni umusitare. Ikintu ntashobora gukora ntabwo nshobora kwinjira mu bintu bishobora konvovingamo famiye yabo hakazamo niki ibintu by'abantu babanye by'abantu bakundana ni birebire. Ariko noneho hano turaza gukurura iyi nkuru tuyikwedure nyibahe yose bye kuko nyifite yose my friend iyi nkuru nyifite yose. Ariko turaza kuzana umuntu bita Keza, tuzana umuntu bita Natasha, turazana nk'umukobwa w'umupompiste wo kuri uyu nguyu Kimenyi yaramucumiza ngeje kumucumita agenda arapfuka imbere ya Muyango navuga ati mbabarira nge nk'umuntu w'umugabo sinakwambara inkweto imwe nagombaga kumva ahantu umukobwa uhumeka essence kuntu biba bimeze. Uyu n'umukobwa avanye kuri iyi mihanda ariko uriya mukobwa afite uburanga buke ku rwego rwo hejuru. Uyu turaza kumushyira hano aramuzanye ndayikwedura ryari ibi nitujya nuva ngo ndajya ngenda inkuru nyimanuke ninjya kuyinjiza ku muryango w'inzu yabo mpite katatsubira inyuma. Ntabwo ngiye ngo nakwinjira muri famiye y'abantu nongere nyikurure ninjya kwigeza mu muryango w'inzu mpite nkata. Muhere 2017 ndahera 2016 gufungura indi live itandukanye nibi. Muyango umpamagare. Muyango ndi kukubona hano hasi Miss Photogenique. Muyango ushaka wampamagara. Muyango mvugisha. Muyango nyandikira tuvugane ndagukumbuye. Muyango ngewe nize ikundana buhanga. Keza yagute yamamagaye icyo gihe habura nk'iminsi nkingahe arimo kuwa mbere atari ko kabiri. Abwa rero shama Diva reka nkubwire ninakora muri la event uzambabaje yarabanje arambaza mad subundi kutari mu mugira nimba sinya contrat nimba bimeze gute kuko igene nakoze na draft narayimuhaye ndabwa ati ntabwo ndabona amafaranga yo kuguha sindamenya ngo shango ngenda ndabona ngo la event ngo nazayikoramo niko mbibona. Ndabwa ati shananye ntabwo mbizi kwana negereje amafaranga yo kunengo ubwo nyine nibitaba nta kundi. Ubwo yamamagaye ari mu bakabira arambwira ati rero Madivu mva nkubwire ngo wanze kumushyira muri la event ngariko ngo ninajya muri la event gushango nzaba mbabaye pe ngo byumve kuko wabipanze mbizi ngo nari ndetse kuva na mbere. Urumva wagomye nanjye kuma ku mafaranga ibyo ariko birumvikana. Urumva mbwira ubwo narase mubwira ati reka umuntu abashaka amafaranga wese mu Kigali rege ndabwe ko ariko bite kuko narabona amafaranga we ntabwo washaka ikiraka muceceke ndangize basobanure igende ndeka amahoro. Nibwo rero namagaye uwo boss wahariye navuga ati rero ngiye ntabwo ngomba gukura amafaranga ntago araboneka kandi Keza twagomba kumushyira nimba twagombaga kumushyiramo wambwira
icyo gihe bamaze kuvugana nawe ahita ambwira ngo Keza ntabwo yahuramo ngo Keza kuko n'umwana wacu wo muri paddock ngo agomba kuba arimo hariya muri show nta kibazo ndavuga ati ngiye kumwamwe nawe tumwandi uwo dusinyane contrat n'ibisanzwe ubwo nibwo nahise nohereza Keza draft haburaga iminsi nk'itatu ndibaza kugira ngo Yvette nahise nohereza draft Keza maze kumwohereza draft Keza turayisinya tumaze kuyisinya tumuhereza avance tukimara kumuhereza avance twamuhaye avance ariko wa kane hashize isaha imwe gusa tukimara urumva twasohoye post kuwa gatatu ya Keza tuyishyira hano nyine ndayipostinga n'iki urumva boss yari amaze kwemeza ashaka ko Keza azaza gukora muri event ngewe urumva ndinde yo kwita mbihakana mu gihe none wemere gutanga amafaranga ari ugiye no kuyatanga ubwo rero post yahise isohoka isohotse ijya hanze ariko mbere barimo baravuga ibyo bintu barimo baravuga ngo bya Keza ko hari umuntu ukorana na Muzanura mu boss hariya batangiye kuvuga ku bya Keza ndabwira ati Keza na Muyango bagirana ikibazo kandi abakobwa bagirana ikibazo biragoye kuko Keza niwe wari warabimbwiye ko Muyango bashwanye bafite ikibazo ndabwira ati abakobwa bagirana ikibazo biba bigoye cyane kubahuza cyane ko ngiye urabizi ko ngurana n'abakobwa be bitandukanye urumva abakobwa urabizi ni benshi nagiye nkorana nabo kandi bafitanye n'ibibazo kandi ngiye bitanye effect ko nago njya mu bibazo bitari byanyu ndabwira ati kubakoresha bizagorana ariko simizi kuko Keza we ndabizi ko yakemera gukoramo Muyango hari ariko Muyango ntabwo mbizi ko yakemera gukora ahantu Keza ari ntabwo ngiye guca mu ijambo kubera ko ibintu uretse gato kugira ngo mbanze tugendere tuve mu rujyo ntaza kukibagirwa ko ibyo bintu wari ubizi kandi wari uzi ko yasinye contract kubera iki wabwiye boss we ngo uzakora surprise yo kuzana Keza kandi uzi ko Muyango arimo kandi ubizi ko bafitanye bagirana ikibazo babikubwiye umva ibyo umva impamvu navuze ngo nzamukorera surprise muzaremo Keza urumva twari turimo turadiringa mu kudiringa kuko ndi budiringa n'umuntu urumva kuko hari muri show hari n'abantu bagiye bakoramo batari barimo nka Kalifani yakozemo atari ari muri event iyo ngiye ndimo ndategura event mbashaka ko event yanjye igomba kuba big bivuze ngo abari list y'abantu banaratekereje ko nshobora kongeramo nubwo twaba tutaravuganye nabo ngabo ariko abo bantu biterwa na discussion impamvu natinze gushyiramo Keza ngewe nkanga kubidesida kugeza ubwo uriya mu boss ariwe bidesize nuko ngira nzi ko Keza afitanye ikibazo na Muyango nanabibonaga neza ko ngiye nazigira mbishoramo ibyo bintu nakubwiye ko impamvu uwo boss wo muri Amerika niwe wemeye ko niwe wahise uvuga wakonfirmye ngo Keza agomba kuba arimo ngo gute Keza batari muri live event kandi bamaze kuvugana na Keza kandi rero wamubwiye ngo uzamukorera surprise yo kumuzanira Keza ibyo bya surprise ko byari bya none se nimba event iburo minsi 2 bibiri umunsi umwe cyangwa iminsi 2 ngibe nta kintu ndakora ubwo urumva ngiye ndinde kujya gufata umuntu nkajya kumushyiraho habura iminsi 2 ngiye no kuvuga ngo ndine n'amazi kuko ko nazamukoresha komeza point twumve so ndangije rero icyo gihe ikintu cyose kiba n'iki ikintu cyose kiba nuko twasohoye post ku gatatu mu gitondo turapostinga maze kuyipostinga tubana korabo bose turana korabo ko mfite abasore banyu baba bishinzwe baba korabo bapostinga ko babana batagi ngano hose ubwo rero kuwa kane Muyango yamamagaye rero mu masaha saa 9 n'uryo saa 10 arambwira ngo umva Madiva umva nkubwire urabizi ngi nawe turakorana nta nibazo tujya tugirana Keza ngi nawe dufite ikibazo ntago dukundana nta nubwo nanamukunda kubera ko ngewe ibyo yankoreye mu buryo bwanjye bwo kurinda umutekano wanjye bitewe nuko umuntu dufite ikibazo ntago nakizera ahantu ari kurumva simukunda kandi dufite ikibazo kandi kiranakomeye noneho kiri no ku rwego rwo hejuru nta nubwo ari ikibazo gisanzwe ati kuva umutekano wanjye ngewe ntago naza muri event Keza rero ubwira umuvugana n'ababosi murimo murakorana amasaha 3 mwe mu maye gisubizo kuko menye nimba nzaza cyangwa nazaza menye nimba nkomeza gupushinga event cyangwa nazayipushinga kuko Muyango yambwiye ngiye kansubiza Muyango vuga icyo wamusubije ko twari turi kumwe na Muyango kwamagana reka nyine nsubize none se niwo nsubirize reka nsubize nese mbwira Muyango nabwo ati Muya ndabizi neza ko ufite ikibazo natari muri plan yinjiyemo nyuma rero bivuze ngo wigira ikibazo ndabisobanura ababosi cyane ko nene nabibabwiye ko we nakaza mugirana ikibazo nabyize neza ko wakora ahantu Keza yakorera bivuze ngo we komeza gahunda yo gukorana nanjye no gukorana natwe ndabizi ko abantu bari bubyumve cyane ko nene nabibabwiye na mbere ikintu ndi bukore ndaje mbibasobanuriye nta kintu arangije hamwe okay nta kibazo tunongera ni hamagara Muyango maze kuvugana n'uwo umupartners mama ukorana n'uwo wangaho Nitambe musango ati Muyango aramamagaye ambwiye ko atakorera no Keza ari bitewe n'impamvu zabo ngo ni impamvu sigo nikiye kibazo cyatuma babuze umuntu yango korera handi kandi babaha amafaranga bose ndavuga ati rero ibintu by'abakobwa nge simba mbizi
gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko Keza yambwiye ko afitanye ikibazo yagiranye ikibazo na Muyango, ariko sigeze ambwira detail, sigeze mubaza detail. Na Muyango rero ambwiye ko atakorera ahantu Keza ari, kuko nawe ntabwo ugeze ambwira detail n'ibibazo bagiranye, gusa mbwiye ko mu buryo bw'umutekano wewe ataza ahantu hari umuntu batari inshuti batavuga rumwe, kandi Keza na Muyango babaye inshuti, buriya bafite ibyo bapfuye ntabwo wabimenya. Ubwo nibwo umuntu yasabwe ati oya nta kibazo dukeneye n'ubundi Muyango, n'ubundi Keza ntabwo yari plan yajemo nyuma, we ntabwo yari ari muri gahunda, nta kibazo turaza kumuvugisha turebe ko wenda yadusubiza amafaranga twamuhaye. Niko ngo mama yavuze itama magara Muyango itamubwira ati Dori byabaye confirm ntugire ikibazo Keza, tukazana naramuhamagara nabwo ati byabaye confirm ntugire ikibazo Keza ntabwo azakora komeza event, nabibwiye n'ababishinzwe ba boss babyumvise cyane ko bari babizi ngo yo nta kibazo aho ni sawa. Ubwo nibwo Keza yahise aza kundeba ku kazi, nanjye kumukora amarashes ngo ndimo ndamukora nibwo namusunda ngo ati rero Keza twagize ikibazo gikomeye. Ese ni iki? Ati Muyango yavuze ko atakorana nawe, atakukunda kandi mwashwanye kandi bitari byiza mu buryo umutekano bwe tutakorera hariya. Ntabwo ati kandi rero urabyumva already ugomba kugira ute, ngomba gukoresha Muyango, ntabwo najya kugira. Keza nubwo yigeze atera n'amahane nganavuge n'ibintu byinshi, cyaje kumbwira ibintu byinshi, twaze twivugira ku mafaranga, arambwa ngo gusibye amafaranga badi ndabwo turayagura, arambwa ati ntabwo bishoboka, nasinye contrat narapostinze ntabwo byashoboka. Ubwo nabwiye Keza mbwa ati Keza kandi byiza udateye amahane kugira ngo utajya kwangiza event yanjye bikaba bibi, kandi nawe urabizi ko hari ahantu wakorera ugasanga nawe byakugiraho infect, kuba ari abantu ugasanga batangiye kubona ko nawe uri umuntu utumvikana. Ngo Keza twakomeza tukomeza tubiganiraho birebire ibiki byose, ambwira ati gute se kuki tutagenda, ndavuga ati ibyo ntabwo mbizi. Nibwo nafashe ndi mu modoka na Keza turi kumwe, twatuma turajya mu mujyi, ndavuga ati kamamagare Muyango numve ko hari icyahinduka byibuza tukaba twakorana. Namuhamagaye ndi kumwe na Keza turi mu modoka, mamagara Muyango ndavuga ati ndimo ndavuga ku bijyanye na noza na Keza. Ubwo nibwo Keza yashatse kundikodinga, ashaka gufata telefone ngandikode, ndavuga ati Keza ntabwo ndikodinga, ntabwo bibaho, reka mvugane na Muyango twumve icyo atekereza. Itafata telefone ndayimwambura, mbwira Muyango ndavuga ati se Muya, ntabwo byashoboka ko we na Keza mwakiyunga, kubona ko mwese muri kariyeri ishaka amafaranga, kandi iyo abantu bashobora n'abari muri kariyeri mwe mwese murimo muriyangiriza. Nkuko wenda Keza abuze akazi bitewe nawe, niko nawe ejo wabura akazi bitewe nawe. Ikibazo cyanyu ntabwo byashoboka ko byakunda ko mwakiyunga. Nibwo Muyango yambwiye ati Madi ntabwo ari nge wateje ikibazo, ni Keza wateje ikibazo, kandi ikibazo arakizi. Bivuze rero mu gihe umuntu adashaka kugaragaza ko agomba gukemura ikibazo gihari, njyewe ntabwo nagira ute, ntabwo byashoboka rero ko umuntu. Nibwo navugaga mvuga ngo Keza gusaba imbabazi, Keza nawe ukabona gusa mwabwa ati Keza gutema nambwe akaza akagusaba imbabazi, mukarangiza ibintu ukava mu nzira, si byarangira. Keza ukabona ibyo gusaba imbabazi nabishaka. Ubwo turangiza gutyo twivugana niko byacu birarangira. Ndangije turi mu mujyi ahantu Keza twari turi gukorera, twari turi hanze, naje nambwira Keza, nambwira tumba ngubwire Keza, amvuga ngo nyine ngo nawe araza kumwataka nkuko no yamwatatse niko ibyo, ndabwira tumba ngubwire Keza, ibintu byo kugenda mushyirana hanze mwese bizabagiraho ingaruka, ari wowe hari Muyango. Ibyo mwumvisha ngo mufite ama voice note, mufite ibimenyetso n'ibiki byose, ibyo ni ibibazo muramugiye kwishyira hanze. Njyewe inama nakugira mwiyunga. Keza kambwira ati sundi kuki wajya ku ruhande kuki wataza kundeba. Nibwo nabwiye Keza ngo reka ivete irangire, ngiye nzahamagara Muyango ku wa mbere, nawe ngo uhamagare ndebe buryo ngiye nabahuza, byibuza mwiyunge, nibwo mutabishuta ubushuti mu bwihorero, ariko ntagire uzabanira undi mu kazi, kuko njyewe nk'umuntu utegura ivete ejo nshobora kubakenera biri ngombwa babantumye. Icyo gihe rero mbabuze icyarimwe ngiye nabamuntu, turebe buryo icyo kibazo cyakemuka, ariko ndagusabye ntuze gushyira hanze ibyo bintu, ntuze gukora ibyo bintu byose, kuko ntabwo ari byiza cyane, kuko ntabwo yakugiraho ingaruka. Keza nkabona arabyumvishije, byari bushyire hanze. Urumva Keza nkabona arabyumvishije, numva bafite ibyo bapfa, kandi ibyo bapfa buriya bafite buri wese avuga ko afite ibimenyetso. Urumva njye simbizi nabyumvishije kurekodinga conversation yawe na Muyango. Noneho ndangije ikintu cyabaye n'iki, ikintu cyabaye nuko icyo gihe twaratandukanye, ngenda gutegura iveti byose bimeze neza, Keza na poste nkabwira Kaza abwira n'abantu bakaza, n'ibintu byari amahoro mu by'ukuri. Na Muyango mubwira ko nta kibazo, na Keza ndanamubuza ntuzaza muri event ko Muyango nashaka ko nahaza, ibyo byose bimeze neza. Nibwo nagiye kubona mbona saa 4 screenshot
baranyohereje Keza postinze. Mu by'ukuri nanjye nabahedese kuko urumva ko numvaga umuntu namubwiye tumubwiye ko ndibuze gushaka n'uburyo ikibazo cyabo cyakemuka. Mu by'ukuri mvugana na Muyango nanumvaga ko Muyango narabibwiye Keza ndavuga Muyango uryo twavuganye numvaga ko Muyango afite umutima kuba ibyo bintu yababarira ariko Muyango narabwiye Keza ndavuga ati Keza nawe wabyumvishe Muyango muhamagara Muyango yarababaye bitewe wenda n'impamvu kanaka ariko biragaragara ko Muyango habaye ikintu cyo kumwegeraho ibyo bintu byacururuka bikarangira. Ariyo mpamvu nabwiye Keza ati ibintu nzabigera ndebe ko byasoza kuko Muyango urumva ko yarababaye nyine nk'umuntu ariko nagafitemo urwango nagafitemo kumva ko yaguhemukira icyo afitemo nuko nyine nuko yababaye donc wenda hari ikintu cyabaye gikomeye cyane. Ikiba rero no kuvuga tugomba gushaka uburyo Muyango agomba kubabarira bikarangira. Yego. Ubwo rero mu by'ukuri buriya abakobwa b'i Kigali nawe urabazi bafite ibintu bapfa mu buryo bwabo umuntu atanamenya n'ibyo banavuga banababwira ariko usanga atari nabyo bo bifitiye ibyabo. Buri wese ntiyashakaga kugira kubabara. Ngiye kubona mbona ibintu bigiye hanze ariko ndabyibuka Keza namubwira ijambo dutaye ngo ati Keza ndabona turi kumwe wowe muratuza ariko umuntu yaba umuntu uze kugucokoza akatangira kukubwira ibintu ukahita ukora amakosa ugakora amakosa ukajya kubipostinga kandi n'ubipostinga ibintu mwese bizabageza kure ntabwo ari byiza. None ubwo rero birangira gutyo mbibona umva mbwira nta kibazo ari ngiyeho mwabantu Diva nkurikije ibintu wakoze wabikoze utabishaka ariko bano bakobwa barabateranyije. I wish ko mu by'ukuri ufitanye ikibazo ariko nyine wenda ntabyo wari uzi ariko umunsi wamenye ko bafitanye ikibazo ukajya oya kandi yavuze ko yarabizi ko na Keza abana biganiriye akanamubwira ko Muyango batabizi. Keza we yambwiye ko bafitanye ikibazo none se kuki Diva yakomeje akajya kubwira bosi ni kubera ikintu kirero katari kuvuga nani Brian ahangaha nani Diva yarabizi neza ko nani Keza afite ikibazo na Muyango. Kuki yakomeje mukunda gushinja abantu wallahi ntabwo ari gushinja abantu urangije uragenda kwa bosi ngo nzagukorera surprise nkuzane Keza uretse gato kandi ubizi ko bafitanye ibibazo. Muyango arakubaza ngo ntabwo besto wawe ari muri ibi bintu uramuhakanira ngo nta uri hanyuma yaranakomeje amushuka amuheza draft amuheza igicupuri cya kontra kugera ku munsi wa nyuma kubera ko Dekati uri kuzana wavuze yuko nawe ufite indi contract ngo yari iriho ngo Keza ubwo nicyo gicupuri bamaye nanjye nabibonye uyu munsi kirahari nagize na Shadibu ngo yarayibonye na Shadibu ngo yarayibonye mushake ibintu dukubita inzara za Diva tumukubita inda kuko ariko none Rata umva mubwire Rata Madi wowe ikosa wakoze nk'umuntu wari ubizi neza yuko nawe urabyivugiye ati ndabizi ko abakobwa bandi Kigali bagirana amabifu none wanabanjura navuga ngo wari unanabizi neza yuko ngo badashobora gukorana ngo Eida wenda Keza bashobora kubyemera ariko Muyango we ntabyemere icyo kintu wari ukizi urangije uranavuga ati ngiye ibibazo bari bafitanye nari mbizi imbere kuko Keza yarabimbwiye none se we wongeraga kujya kongeramo Keza kuki utabibwiye Muyango mbere umubwire ati Keza ariko nawe ndi gushaka kuzamupropoza ngo numve wenda Muyango yanga akazi imbere ahubwo wowe ukabikora ku munota wanyu urumva atari wowe wabateranije. Mureke tubigende gutya rero Keza nguyu yahageze noneho nukuvuga ngo twumvishe icyatumye kibyimba cyangwa ikibazo gihari urukumva hano Muyango kuna abakobwa bandi Kigali bagirana amabifu none wanabanjura navuga ngo wari unanabizi neza yuko ngo badashobora gukorana ngo Eida wenda Keza bashobora kubyemera ariko Muyango we ntabyemere icyo kintu wari ukizi urangije uranavuga ati ngiye ibibazo bari bafitanye nari mbizi imbere kuko Keza yarabimbwiye none se we wongeraga kujya kongeramo Keza kuki utabibwiye Muyango mbere umubwire ati Keza ariko nawe ndi gushaka kuzamupropoza ngo numve wenda Muyango yanga akazi imbere ahubwo wowe ukabikora ku munota wanyu urumva atari wowe wabateranije. Mureke tubigende gutya rero Keza nguyu yahageze noneho nukuvuga ngo twumvishe icyatumye kibyimba cyangwa ikibazo gihari urukumva hano Muyango hanyuma na Keza arabwira uyu musore Diva ko hari ibibazo bikomeye rero nk'abavunyi b'urubyiruko munyemerere aya makosa yatumye ikintu giturika tuva ahangaha ibyo tugiyemo nguyu Keza yamaze kuhagera biragoye buretse gato noneho nguyu Diva ari hano nguyu Keza ari hano Keza umutima wari uremereye kugira ngo wandikire message Keza aratubwira iby'iyi kontra noneho atubwira ikibazo gikomeye ni ubuhe buhemu yakoreye Muyango yabwiye Diva ko afitanye ikibazo gikomeye cyane ariko na Keza urumva ko yari yarabibwiye Madiva mbere urakoze cyane Tracy urahari reka nisize microphone urambabaje mu kanya sheri
Godfather sinjya nkora ikosa wanyitiranyije ntabwo njya nkora ikosa uretse gato manza wumve sinjya nkora ikosa iyo ngiye kuguhamagara ariko bara kira kintu cya Mutesi Jolly cyampaye ishusho mbi mu buzima ntabwo njye ndikodinga umuntu sinaraguhamagara ndi kuvuga warasebye byemere ko warasebye ariko ahangaha kugira ngo nisegure naranyereye uretse gato naranyereye ntabwo ari we Godfather ntabwo njye nahamagara umuntu ngo abandi bari kumva no Godfather banza unyumve iki kintu sibyo uretse gato banza unyumve iki kintu uraza kumvisha abanyarwanda Keza yahageze uretse gato so Keza disclaimer Sheri ntabwo nshobora kuguhamagara nta n'umuntu sinaguhamagara ngo mpereze imva cyangwa ngo unsobanurire ukuntu bimeze ngo nguconnecte n'undi muntu cyangwa ngo mbwire undi muntu ibyo mvuganye nawe ntabwo ari Godfather ntabwo ari we ngewe ntabwo byaba ushake iyo utazana ari kubabara ntabwo nabura kuza kubera ko ngewe ntabwo nkunda amatiku sibyo ikintu cya mbere ngewe banyoherereje tureke kuvuga igihe iyo show yapangiwe kuko aho ipangwa uwo Madiva arabizi neza aho ni wowe wabimusabye so rindira nkubwire Brian nabyumvishe nari mari sibyo so ikintu gihari chat noherereje Godfather kontra banyohereje bwa mbere kontra ya Shadibo kuyinyereka iri munsi ni kontra yanjye urebe nagiye ngira ku buryo amatariki agaragara hari ku itariki 7 z'uku kwezi abyumvishe nubireba urabibona nkuhaye screenshot and then Muyango yasinye kontra ku itariki 9 ubwo rero ibyo bintu byo kuvuga ngo sinari impari nako ngo sinari ndiho ngo najeho nyuma ngo ibiki no umuntu nimba ashaka kuvugisha ukuri avugisha ukuri oya Keza uvuye kontra bayigwaye ku itariki 7 umva nkubwire Brian mbihaye Godfather reka bimanike hano ariko siko muzi ko njye na post nahawe contract ku itariki 7 Muyango yasinye contract ku itariki 9 ibintu kandi yatangiye avuga ko Muyango atarari muri projet yego yabivuze koko ntabwo Muyango yari ari muri projet kuko n'amafaranga yadirinze kugira ngo Muyango yongerwe ahubwo Muyango niwe wongewe muri projet kugira ngo Muyango yongerwe muri projet nuko ababoss baba ari ababoss bataza muri aya matiku Madiva wowe wasabye andi mafaranga kuko bagushyiriye mu undi muntu utari warapropose amafaranga umuboss yayakongereyeho kubera ko Muyango yongewemo ntabwo amafaranga bakongewe Keza ari nge bongeyeho tugendane neza none by'umuntu arabyita iki wa mana Godfather wa post izo chat nawe nushaka umbwire nziguhereze Brian ngibi byagezeho muri kubona musome ngibyo ku itariki 7 urabona hejuru harabanzi ya Shadi hasi hagakurikira iyanjye muyifungu unushambwire nzikwereze ifunguke uyizane ifunguke murebe yizane ifunguye ngiyi yemere utemeye vuga story yawe tuyumve tutayumva ntabwo tuyemera nituyemera yego njyewe rero nari ndi muri iyo ntuza ahubwo Muyango bamwongeyemo Madiva nasaba amafaranga kubera ko uwo muntu atari ari muri projet na boss yemerera kumuhindurira amwongera amafaranga ariho haje kubaho indi kontra ya kabiri bagiranye uko Muyango atari arimo Madiva we ngwamagaye kango baburetse nsoze icyo ngicyo rero ndatekereza impamvu yindi rero mwavuze ngo ntagiye kuri afishe reka tubigire clear Madiva wowe ntago nshaka kujya tujye mu bintu byinshi ariko urabizi neza ko wari umfitiye amafaranga and then njyewe ndakubwira ngo nyishyura amafaranga amafaranga y'avance amafaranga y'avance y'iyi show turi inshuti ufite ibibazo byinshi kuko wabivuze ko wari ufite ibibazo ndagati ufite ibibazo byinshi amafaranga y'avance y'iyi show uzaba uyama nta kibazo ariko njyewe kuva baguhaye amafaranga nyishyura yo wari umfitiye mbere and then nawe ugenda ukemura ibibazo nk'umuntu njyewe uzaba unyishyura anytime njye ibyo nabigukoreye nk'umuntu nzi ko wari ufite ikibazo
uranyumva noneho bakambwira ngo genda ngo ninjye kuri afishe ndabikweretse Godfather ukurikizeho izo nuza bari kumbwira ngo postinge nkavuga ngo ntago nshobora gupostinga ntarabona amafaranga y'avance wabyumvishe aranyandikira aho ngaho ngo amafaranga nzayakoherereza mbere ya tariki 20 mwe musome ndi kugera nzihindagura tumaze kubira urakoze ibyo byose birimo ngo amafaranga nzayakohereza mbere y'itariki 20 amafaranga yaramfitiye ngibi nibi yagiye wayamaye mu bice ndakora kuri inshuti yanjye ugera aho ngaho umbwira ngo nayandi wumvaga wayanyaka kuko ufite ibibazo so nimba rero ngiye narakugiriye impuhwe singe kuhita mvuga ngo nge kuri afishe umereza amafaranga y'avance nagize impuhwe kubw'ibibazo wari urimo ntago nagize ntago ari uko nashakaga kugufasha uranyumva so icyo ngicyo rero impamvu nagiye kuri flyer bwa mbere ndatekereza muyisobanukiwe kontra yari ihari nayihawe ku itariki 7 iyo nza kwemera kuyisinya ndatekereza ubwo nari bube nagiye kuri flyer mbere ariko naramubwiye nti urabona amafaranga ya mbere yamvuyemo ungiyemo noneho ayandi ya flyer urabibona hano abyemeza ko azayama mbere y'itariki 20 umusore device agenda nzajya hehe kuri flyer aho yamajibonera amafaranga y'avance urumva ibyo ngibyo yavuze ngewe of course nk'umuntu riders barampamagaye nimba ndi kubeshya ibi ngibi n'ubundi babiri bugende ngira ese ko reve ku itariki 20 zirenze warambwiye ngo nibwo uzamaho avance ko zirenze ayo mafaranga uzayama menye ko nzakora mu kirori cyawe cyangwa ntago uzayama menye uko nipangira izindi gahunda arambwira ngo reka ndakora muzabana umva ibyo ngibyo nge Brian ntago nge mu bintu byinshi nge mvuga ikintu mfitiye fact nta bindi bintu umva ibyo ngibyo yaba hari abadahari nge ibyo nandikiranye nawe kandi nabitanze musome muri abantu bakuru mwumve nimba ari icyo ikiri muri message nibyo ndi kuvuga nimba binyuranye aha ndamubwira ati rero wowe mbwira nge namubazaga nkundi wese wemerewe bahaye contrat ntayisinye bakaba iyo nyishyura ideni ndimo ahubwo avance uzayima nyuma so iyo nza guhitamo rero gutora iyo avance mbere nk'uko ubona nahawe contrat ku itariki 7 nakabaye aribwo nasinye contrat kandi Muyango yasinye contrat nyuma y'igihe ngewe bari barampaye ngo Shadibu na Keza kuko twigeze gukorana na Shadi ngo baratwitse ahantu bakoreye n'ibiki n'abantu batanga sho n'abantu bibiki Madivo taza gutuma mvuga byinshi ahangaha byo wavuze so ibyo tubyihorere tureke kujya mu bitari Madiva waravuze ngo dutanga shongeye na Shadibu uri kunyumva neza uravuga ngo uzareba uburyo ibintu bizaba bishyushye ntago wegeze uvuga Muyango kandi Muyango yegeze yakoranyeho na Shadibu bwa mbere wavuze ngewe nande na Shadibu uranyumva neza so kontra rero tumaze kwisinya basohora fish ngewe ibyo byose mwabyumvishe kuva ku munsi wa mbere uyu mungu ari bajya kumuhereza contract twe turi kumwe urumva kugera kuri ntuza icyo gihe Muyango avuga ngo ntagashaka ko dukorana mwabyumvishe so rero ngewe ntago kuba ntarasinye iyo contrat ntago ari ukuvuga ngo bwari ubushake bwe ngo cyangwa biki bwari ubushake bwanjye kandi Muyango nta kibazo nari mufiteho ibyo ngibyo muvuga kuko iyo nza kuba nkimufiteho nari bubyanga icyo gihe cyose kuko ngiye nari narabibonye kare hose ko Muyango azakora muri iyo event nari narabibonye kuko ni ubu ngubu Madiva wowe umbwire nkore screenshot wanyiyoherereje contrat ya Muyango nyuma yiyawe nyuma y'iyanjye yaho yari ari kunsobanurira uburyo batanzemo amafaranga n'ibiki aravuga ati ngiyi contrat ya Muyango kuntu byagenze gutya urumva ngewe rero nari mbizi ko Muyango agomba gukora muri iyo event Muyango rero kuba yari bukoremo nta kibazo nari mufiteho uranyumva neza kuko mbere hose ngewe nari mbizi ko azakoramo kandi nta kibazo namugizeho na nyuma yaho bamaye avance yanjye turasinya kandi nasinye mbizi ko Muyango azakoramo na mbere yaho ntarajya kuri afishe bamaga iyo poste kandi nkayipostinga
iyo nza rero kuba ari ikibazo mfite kuri Muyango ntabwo iyo post nari buyipostinge cyane rero umubwira ati n'ubundi waranyishyuye amafaranga yanjye ndimo reka ndeke kwirirwa nsubira kuki reka ibyo bintu byanyu by'ama event simbirimo kuko mfitanye ikibazo nande na Muyango ukiri aho ngaho rero ubwe niwe wanyihamagariye arambwira rero ngo ndagushaka inde njyewe ngiye gukoresha na rashes yes mageze arambwira ngo Muyango yavuze ibintu byinshi cyane we Madiva niba uzi ko mbeshya hari umuntu wari uhari aho ngaho ufite nimero ye nanjye ngira nimero ye tumuhamagara aze hano njye nawe nkunda Madiva bro uranyumva haje umbwira ibintu byose Muyango yavuze avuga nyine ntaranyanga yavuze mbikubwire yo Madiva ni bwa butipe bujajwa hagati y'abantu benshi buteranye akosha Madi ntari urangije ndarakara ndavuga ati kuki nge nari nzi ko tuzakorana simugireho ikibazo Muyango namurangiye akazi buriya ntabyo uzi hehe hari ntabyo uzi tujya gushwana na Muyango ubushize ibintu yankoze namurangiye akazi okay byo tubyihorere ntacyo niri biba ngombwa biraza uranyumva ndangije ndabamuhaye ntago azayisubiza okay umubwire Bria Muyango arazamutse Muyango ko araje umuntu turavuga ijambo hari undi muntu ugomba kugenda hakaboneka umwanya tange nta kibazo ariko uretse gatoya man wica keza mu ijambo uretse gato wowe duceceke twese keza avuge agahinda afite oya sheri biguca mu ijambo ariko Godfa banza wumve kawe kuko kare nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo uyu muhungu Madiva niba ataratwaye ubutumwa nabi ngo yongera guhereze keza nabi ibi bintu biramenyekana none araje avuza ibintu hano keza ni uri kumunyomoza mwenyewe kandi niwe bavuganye none se umbabarira umyutingure basi nawe ugira ikintu uvuga kuko niwe wabitangije uraza kunyemerera wabaye uretse manza unyumve ndi buvuge ndangize se cyangwa mbe urarangiza ariko manza unyumve mu nyumve ikintu kimwe Bria hano ya wigenda kemba wigenda ntaho ajya kandi Muyango aje umva ikintu ndi kuko bandi gusaba ikintu kimwe ndapostinze rero nahabampaye warning kubera ari nimero yari iri kugaragaramo warishize iki nshizemo ibira bintu byo keza mpaye ndabipostinze bahita bampa warning ya nimero yego nibyo ni kandi baguhaye warning biba byiza iyo ufunze ukongera ugahita bagiye kudukuraho we nahita mfunga okay ifunge naribi hari icyo bitwaye bro kugira ngo bayifunge account yawe ndavuga ati gute ngiye umuntu namurangiye akazi wakaba ari kuntumaho ngaranyanga akaba ari kumbwira ngo ntago twakorana mukaba mwamupropoje ko twakicara ahantu hatandukanye ntitwegerane ntabyemere uwo muntu dupfiki ngo Muyango yari yatanze amasaha 2 3 nge bambwiye 2 simbizi ngo abaye bamuhaye igisubizo so ngewe ibintu Madiva yambwiye ndavuga ati ibyo byose wabona harimo n'amakabya nkuru nyuma Muyango yaje guhamagara Madiva ngene nigiriye mu gikoresho nzara Madiva aramerekeza noneho ko bamaze kunkora rashes arangije Muyango ahamagara Madiva aramubwira ngo se byagenze gute aramubwira ati keza rero yabyumvise kuko ngene se mbwira nyine uwo boss baravuganye uwo ngo wacu twese sibyo ndabwira ati rero ngiye n'ubundi nsanzwe nkora ari ku cyumweru nta kibazo ni Muyango safite umunsi hariye kereka bino biba byabaye once in a while sibyo muramukeneye nta kibazo ngiyewe nahakore urumva ntago nzaza pe gusa avance mwamaye ngomba kwigumana kuko narapostinze uri kubyumva ubwo ngubwo birangira twemeranyijwe ko ngiye ntazajyayo ndaboroheza nabwo ati nta mpamvu nti gusa Imana yonyine habaye kuko nanjye nafunga umutwe Imana yonyine habaye nuko aha hantu n'ubundi nsanzwe bafite umunsi naho ubundi nta kuntu umuntu yari buze akavuga ngo ntiyakorera ahantu ni ibiki urumva ubwo byari burute mukanyishyura amafaranga yanjye yose kuko sinjye wabashe contrat noneho umukobwa uwo ngo Muyango akaza akakora iki akakora ariko ngewe narabyoroheje sibyo ndabihorera so Muyango rero ahamagara Madiva ambwira ati se keza wabimubwiye abyakira ati keza ndega nta kibazo
Muyango naza akavuga uko byagenze uko nguko ambwira ati Keza nta kibazo agufiteho ibyo ngo ari kuvuga ngo byo bibaze ngo nibiki ati ngo Keza nta kibazo agufiteho ntago yigeze abigira intambara ibyo rero narabyiyumviraga nibyo koko kubera yuko Muyango atari ubwa mbere tugiranye ikibazo urumva nafashe telefone kugira ngo coding nono nuza aravuga Madiva ati hoya wibikora ndabyihorera nkurama ariko nari maze gufata agace gatoya uri kubyumva nuza aravuga Muyango unako Madiva arambwira ati Keza byarangiye nta kibazo wowe uzaza uko ati ntago yigeze yisaza uri kumva ambwira ati ariko se mwazashakanye mugakemura ibibazo mwaba mufitanye uri kubyumva Muyango aramubwira ngo biragoye ko giye na Keza twakemura ibibazo dufitanye kubera yuko ubu naramurakariye bikomeye urumva ndahije ndambwira ati wowe noneho mubwire kuko na Madiva uvugisha ukuri nakubwiraga minyutinga kugira ngo mbashe kukubwira nakubwira ati mubaze n'ikihe kibazo uri kubyumva kugira nyine mbimubwire ati mubaze n'ikihe kibazo yenda ntiyumve ko ari kumwe n'umuntu urumva arangije ambwira ati nese n'ikihe kibazo n'iki ngo yango ni birebire ngo ngewe ngo ntagura mukobwa byakunda ngenda mwanga urumva ndavuga ati okay barabirangiza bavuga nyine uburyo bakomezanya gahunda zabo z'akazi urumva ngiye nibwo nyuma nicaye ndavuga ati uyu muntu kure kingiye nta kibazo gihambaye ngiye mugiraho uri kubyumva ariko nimba atangiye kunyinjira kuza kumbuza akazi ibintu bikoze iki bifite like nyine bimaze kuba too much uri kumva ndavuga ni koko ndamutse ngiye gupostinga nkababara nka postinga kakanya byakica show yejo kandi umubosi nawe yakeneye kunguka ibyo yashoye ndavuga ati kambyihorere ngiye nzapost sorry barazigenda ngiye nzapostinga show iri kurangira aho ngaho nihuse impamvu ntigeze mvuga ngo mpamagare Muyango mubwira ati se Muyango kuki wavuze ibi bintu kuki wakoze ibiki uri kunyumva neza jewe ntago ari ubwa mbere Muyango tugiranye ibibazo nk'ibyo kandi ngiye nka mwaproachinga bikarangira nsabye imbabazi kandi nanone akongera Godfather so at this time ngiye naravuze ati ntago ngiye ngomba kumwaproachinga nabyo Madiva yavuze se basi wowe ntago watera intambwe ukagenda mukaganira ikibazo mwaba mufite Keza kubaza ikibazo kubaza ikibazo banyemereye mu byumvi uko byumvikana warababajwe koko so ngo ibintu ufitanye n'umuntu habaye conflict ye iraza yinjira iva mu bintu bisanzwe yinjira muri business wise so ashaka gukora amafaranga birumvikana buri wese ashaka kubaho ashaka gukora amafaranga sibyo warababaye yego ku rundi ruhande uwo bita Madiva nubwo afite amakosa akaba yabateranyije ariko nawe yabaye akakanya okay yarabateranyije nyine ngo ntago yitwaye neza kuko ikibazo yarakize ariko arahara arisobanura ako yabaye victim Madiva kuba yaduteranya ntabwo bivuze ikibazo Muyanga mvuze oya uretse ntabwo yabateranyije ntabwo ikibazo dufite nyine ntabwo yabateranyije nyine ngo nibwo ku kibazo kijya way back ariko ikosa ryarabaye kuri kino kirori ariko byarabaye ariko ibirumvikana ko ikibazo kisanzwe ikibazo mufitanye n'iki njye nicyo kibazo cyanjye ngewe rero nta kibazo ngewe nzi mufiteho uri kubyumva nta kibazo nzi mufiteho ibintu twigeze gupfa byari uko yamvuze amvuga munyuzeho umuntu bari kumwe aramurikodinga ibyo bintu bigaruka ahangaha ndumva mwarageze mubikorera na space kandi aho hantu yarari ni nge wari wamujyanyeyo namurangiye akazi arangije ararenga aramvuga birangije ngewe nkora iki ambimbwiye arambwira ngo se ngo uribuka umuntu wanyuzeho duhagararanye ngo gutya nabyo ndavuga ati rero uwo muntu ntabwo mwibuka neza ko nababonye ngo burya yari ari kodinga ndavuga ati yakuri kodinga gasha tujye guhiga ko gakobwa ngiye nkagukubitira urumva ntabwo navuze namubwiye gutyo kuko mwanga cyangwa mufite ikibazo kubyumva nambwe ati ka kuri kodinze se wavugaga ibiki wavugaga ngo yanga urumva nari nisanzuye ngo namusanzuye ngo ibiki nambwe ati sha tugende nge kuhigira nkagukubitira urukonyumva arangije avuga ngo yabyihorera nyuma y'amasaha 2 ngende kumusaba nge kumukubitira umuntu wa muri kodinze wamuvuze nsanga ya audio nanjye yarari kumvuga
Ngewe rero naho hantu nagiranye ikibazo na Muyango turangije birandenga ndavuga ati kamuhamagare, ndamuhamagara ndavuga ati ko ngiye narindi kukurwanira ishyaka ko iki wowe wakoze bino bintu urumva. Ansaba imbabazi arambwira ngo ngiye Keza nabaye ngo ubuzima bwanyu wonzi ko ngunyanga. Nise Muya wari uzi ko nkwanga mfiki nawe cyangwa ni iki kijya kiduhuza ngo umenye ko nkwanga. Jambo rimwe ryonyine mu magambo yose baba barakubwiye ukumva ko nyine naba narakuvuzeho, iryo jambo ntaryo yambwiye. Uri kubyumva? Arangije birangira koze iki, birangira nsabye imbabazi, birarangira turababarirana, numva ko ibintu ngiye birangiye. Mu minsi yashize rero ngiye kubona mbona aranya followinguye, sinamenya icyabaye ndanamwihorera urumva. Ari naho natanze urugero ntigiye nari mbizi kazakora muri iyo show, kandi na Madiva yabivuze ati Keza yaramubwiye ngo yarabwiye Nuza Muyango ngo Keza nta kibazo agufiteho mwakorana. Uri kubyumva? So yonze rero kuba uwo muntu mufiteho ikibazo twari bukorana. Ahubwo ndi kwibaza se yaba Muyango yarongeye kumva yenda ko muvuga cyangwa mwanga, yenda ntaza bimbaze ko n'icyo gihe yabivuze nkamuga ati se naba nkwanga nkakurangira akazi, se naba nkugirira ishyari nkakurangira akazi. Ubwo namwe rero simbizi nimba umuntu aramuka akwanga yakugirira nako akwanga cyangwa kugirira amashyari yarenga akakurangira akazi. Ngiye n'ibyo bintu merukana na Muyango nacyo. None se mbabara nanjye buretse gatoyi Madiva fungura mike yawe. Madiva yagiye Arahari mikoro Arahari. Madiva yumiwe. Ese wafunguye mic? Madiva we fungura mike Diva House Beauty cyangwa Madi Mayinkari. Madiva arimo akorera umukiriya uzajya mu bukwe ejo ku cyumweru. Madiva ndakumva Madiva yifishije. oya Madiva ndakumva ariko nazo shambo kangaye. oya rata nuko ari wafunze nuko ari wamutinze Madi ngewe mfite ikibazo. Urabona iyo show yawe yejo bundi itazamo ibyo bintu nago nyine iyo itazamo wenda ibyo bya Keza cyangwa se Muyango nago wenda ibyo ngibyo byari kongera kukumva ko deja ubwa mbere bari baragiranye ikibazo basabana imbabazi birongera birarangira wenda nyuma bapfinda ariko bari wenda batarabigaragaza biri hagati yawo. Ariko Madi ngemba barankubaze pe waje uravuga ngo ibintu by'amatiku y'abakobwa urabizi, kandi koko ibintu by'amatiku y'abakobwa urabizi kuko akenshi ukorera abakobwa ibyo ari byo byose yari Nuza wenda yitoratozwa cyangwa ufite umujinya akanavugira kuri phone ukanabyumva n'ibyo ari kuvuga. Ariko Madi nanjye reka nsubira inyuma sibyo, nimba Keza Terisco waramuhaye contract ku itariki 7 kuko ikibazo cyabaye show, kandi ikibazo turi hangana ntabwo turi mu matiku y'ibyo bapfuye cyangwa ibiki, turi kureba akazi bro. Ndakubaza uri umuvugizi wa Muyango? Ndakwiyamye deka ndakwiyamye. Uri umuvugizi wa Muyango? Ujye ukanga abana bana wirirwa umbabaza cyangwa nuko wabuze yuko byatumye senyira urugo nabigize mu ruhare. Ndakwiyamye aswera kuri kubarakama ababigize mu ruhare bigize mu ruhare. Madiva ndakumva yamaziragira ngo reka tumuzane hano mwana ngo nyoko niwe mugore wanjye n'umugore wawe ngura mucumita nagira ngo nyoko ngura mucumita nagira abantu bose ibyo ngibyo nagira ngo nacumise nyoko ari ukuri ariko nagira ngo nacumise nyoko azagwereza washenye ese ufite ubwoko bujya hanze nabara kuwamaze reka tubizi so washenye kabi guskuza ntabwo ngutinya bro kabi washenye Madiva ni wowe ndimo ndakuva mureke gumana wa gicucu ndakumva mwira bia gicucu ni nyoka igicucu no gicucu ni bene wanyu buryo wakubise plastic wamaze wino hano byose birajya hanze nicyo cyatari nyokore yanda wongera ukora amarayifu uhamagare n'abandi bazapfa cyangwa wino hano byose tubije nta soni se nta soni ibyo cyahera gishaka ngo reka ngo Madiva mureke Madiva ajya gukora akazi kataneka birajya hanze humura bubu humura zana Muyango muzane yivugire nimba nagira ngo urajya gukora live kuri Instagram reka kuza bamuzane tubimenye byose aha ntago ari kuri Instagram igicucu byose birajya hanze tonight wabishyize hanze birajya hanze tonight
wishyire hanze gusku ni umugore wawe Ive uramwana w'umusore mwasenye wigeze umuntu ngo ufite amavideo uramwana w'umusore mwasenye urugo bizane bora ego ko biraje humura ntugira huke bizane kabi ndagayibwa ije ngobereza mu nyuta biza nyamwe ako kanwa rero ceceka abantu bavuge gaswere kanye habe kanye rubi kanye mukawe cyangwa kanye mu gahamba umusenyi ingo z'abantu wamaze nagira ngo bayikoresha muri nyoko barakubeshye ababyeyi hagati yanjye nawe ndakubwiye ngo barakubeshye hagati yanjye nawe niho ufite umwana hagati yanjye nawe uri umugore ufite n'umwana kagorama ibirenge hagati nawe uri umugore ufite n'umwana kagora mu munwa kagorame nabananjye narabutaye wese waneye bangahe cyangwa wanyaje bangahe wanyu birajya hanze ibintu ndagayimbwa nanjye nakubwiye ndagayimbwa igenda inkombereza ibintu byo kugenda guse ntugira huke ntabyo gutinyana biri hano ntawe utinya undi hano birajya hanze nimba koko wararusenye nari nzi ko nta muntu uzigera guhangara wararusenye deka winsesa take over birajya hanze ariko rero mufashe ndakubwiye ngo kabi ubihashyire nyamara n'ibintu murimo ntabwo ari byo urumva reka tugende gato tugaruke gato biba bimbabaje ntabwo ibintu ajya ntabwo akabaye mugera ahangaha kandi turanga twaje kuba twaje ahangaha nk'abantu baje kurangiza ikibazo cy'abantu barahangaha twaje ahangaha tuzi abantu bikarangira ijambo rihaye ukurikira nubwo turakomeje Godfa nta muntu hano udashaka umva mubwire Godfa ntabwo ibyo ngibyo no dekate ibyo ngibyo mubireke muri muntu wese hano arafata ijambo kandi urumva we na Brian none umuntu wese ko mugiye mwamaze ubwo twese turavaho basi no mwihangane cyangwa twese wazanye haveho ngo munyemerere dukora ibi bintu sibyo munyemerere tubigenze gutya munyemerere tubyumvikane reka twumve Diva urahari Diva urahari Diva agiye ndahari okay Brian wari kubaza Diva ngaho ngira umubaza Dari ndimo ndakubaza Madi wowe ikibazo ahantu ibundi aya matiku yose kugira ngo atangire yatangiye kubera iyo show yendaga gukorwa sibyo ariko Madi waje hano urabanza uravuga ngo Keza kandi koko niba waragiye ukegera Muyango ukamubwira Keza akakubaza nako Muyango akakubaza ati se besto wawe azaba hari ukaba wari ubizi neza yuko ufite gahunda yo kumuzana muri show mu byukuri nk'umuntu ubizi neza yuko Keza yari yakubwiye ko bafitanye ikibazo wari kubimubwira ukamubwira ati ndi kubiteganya ko nzabuzana none Muyango wenda akavuga ati njye akazi ntago nzakazamo cyangwa se nzakazamo icyo ni kimwe nimba koko Keza wari waramuhaye contract ku itariki 7 sibyo ukamuhereza contract ku itariki 7 Muyango akaza kuza ku itariki 9 ubizi neza yuko wamuhaye contract ku itariki 7 noneho Muyango yaza gusinya contract ukamuhereza indi contract inyuranye niyo wahaye Muyango niyo wahaye Keza Muyango ukamuhereza contract idasa niyo wahaye Keza sibyo nono ku ruhande rwa Muyango ntumubwire ko Keza wamuhaye contract wowe nono kuri Muyango ukagaragaza yuko Keza atari ari muri ibyo bintu ahubwo yabijoininze nyuma na Keza nawe akaba bizi neza ko Muyango yabijoininze nyuma kubera iki ibyo bintu wabikoze kandi ari we wumvaga yuko nawe bose kubera ko muziranye uri inshuti yabo wenda wari ufite na droit yo kugira ngo ubegeranye nyine ubahuze wenda umwe avuga ikibazo cye n'undi avuga ikibazo cye bongere biyunge we kubera iki wabikoze none ukaza kubivuga ahangaha Keza akaba ari uri kukunyomoza kandi ari Keza mwagombaga no gukorana na mbere ahubwo Muyango ari we utari urimo yarajoininze nyuma ahubwo ashaka kwerekana ko Keza ari we wajoininze nyuma arimo arabigigira ni ukubera iki sawa reka ngusubize sibyo Brian nukuvuga ngo iyo ngewe nk'umuntu ukora uri muri business kumva ngo umuntu yanga undi nako we n'umuntu bagiranye ikibazo icyo kibazo utakizi nakuvuga ati kana kadufitanye ikibazo utakizi batagusobanuriye twese tumenyereye ko ibibazo umuntu ashobora kubigirana n'umuntu mu buzima busanzwe ariko byagira mu kazi abantu bakaba bakorana nk'urugero rwa hafi nakubaza Brian ufitanye ikibazo na Madiva tugahurira nko muri restaurant ya Boho twagiye gusohokerayo wakanga kwinjira muri restaurant ngo nanjye nago nayinjiramo ngiye numvaga rero kuba abantu bafitanye ikibazo ntago buri wese yigeze ambwira ikibazo bafitanye sindanabona abana tonganye sindumva banashwanye numvaga ko bazakorana bishoboka ikindi cya kabiri
ngewe Keza avuga ngo Keza ngo hari akantu wahereje no za Godfather mweretse natangiye mbabwira ngo muri kontra nasinyanye na hariya hantu nakoreye hari harimo Shadibu Muyango DJ Caspi na Yaman nibo bantu bari muri contract twabwanye na bariya noneho Keza we yari mu byo kunywa nimba Godfather yakabonye akasomo yari mu byo kunywa kuko nenabwiye uramugo ndamubwira ngo ngewe nzagukora surprise mpuzanire Keza ariko tubivugana ndamubwira ngo nibicamo mbonye ko hari amafaranga yasigaye ibyo navuganye n'uwo mugabo nuko ataranga ava ujya kukubita umuntu wa muri kodinze kandi ari weho yavugaga uri kwigira victime ntabwo upfa na Muyango niki upfa na Muyango upfa na Muyango ni iki mupfa niki upfa na Muyango ibintu byo guca ku ruhande ubuse twasobanura umva Godfather sibyo nje nshaka Brian anzanire Muyango ubundi Brian ntabwo nazane Muyango atarahanga ni Muyango yaje kuri phone atajya kuri phone ntabwo dukomeza ikindi cya kabiri ushaka ko bino bintu bashaka biva muzingo uraza kubonamo umuntu utari uretse deka umpamaho ngendere kure muri no urashaka bigende bita ndakubwiye kwazi ubu ngubu n'ahantu naringiye kujya mana ibyashoreka nugira hujya kuko turagukeneye turi muri family ibintu byose bikemura hari umuntu uri buzemo ubundi rero reka mbabwire surebe ukuntu bano bakobwa bose bari kubeshya hari umuntu uranga wizengurutse inyuma uri inyuma wibereye iyo ngiyo wicecekeye ucecetse umeze nk'uri kubunda uretse kandi birarangira hano nawe izina rye rijemo kandi byose niwe nyirabayazana niwe mubi uretse reka nawe tumutotora kirikana reka tumutotore buriya nuko kumara kandi ari buzi uri kujya kure urumva urakoze cyane hamagara Muyango ubundi bro twese turi inshuti ariko nzikajya dushigikira amafuti kandi mani hari umuntu mwebwe muba mubona hano ngo ni umwizerwa ubwebwe mukaza abantu bagacangacanganya bakabacangaranya umuntu akajya agakubitiriza aha akagenda agasopanya aha kwanza nta nubwo ikibazo reka mbabwize ukuri ikibazo Madiva nyine nuko ka Madiva kaguye mu bantu bakarusha imbaraga kaguye mu bantu nakubwiye Madiva bro ino situation nje narayibonye muri Kigali hano dufite abakobwa bafite amazina kaguye mu bantu bakarusha hari abakobwa bafite amazina and then hari ubutibe kateje intambara iteye ubwoba na n'uyu munsi iracyari muri game abantu baranganye imiryango baranganye ari agatipe kacuzaga inkweto Nyamirambo man ubuti abakobwa urumva abarimo ibigambo byinshi so iyo babonye umuntu batega amatwi avugana na kanaka nimba bahura ku muntu umwe bajya gukoresha inzara ugura inkweto bagura imyenda umu stylist reka tubigenze gutya deka nani Keza nguyu Muyango ari kukumva nuko adashobora account ye ntigira tanga version yawe nawe nahita muhamagara atangiye nguyu ari kukumva reba konti ngiriya hasi ariko kubera bayifunze ntashobora kuzamuka so please uyu uramuhamagara agomba guhamagarwa akazana akabyivugira twese tanga version yawe twese dufite umutima ukeye hari umuntu sinzi ukuntu biri bugende ngo mumushyiremo araza uramutubwira hanyuma none ikintu ndakwiyamye shinga hirya yagerayo uramuvuga yatse mu nyandiko deka ariko hagataho ngaho abantu bajya mutapinga twongera kutumana ntabwo nango cyashize iminsi abantu ibihumbi bitatu uretse gato abantu ibihumbi bitatu mutapinga oriyorya shabyihorere mani wa mwana w'umuhungu we mwihangane gato abantu muri aha mutapinge screen mukane muri ifoto ya Godfather bataza kutumanura tena mutapingemo TikTok niko ikora mutapingemo Muyango avuga allegedly mutongereza allegedly uretse gato gazi mwaritemo good life mutapinge screen bataza kutubishanga nabasabye mwese icyo gusaba umuntu uri kuri live abantu ibihumbi 300 kora tap kuri screen hanyuma muna following abantu bari hano hejuru hanyuma umufite ubushobozi agira ikintu akora mutange ituro deka tubineze yego yabirizwa mbese uzatabirizwa gute ko cyabunya oh my god koze byari ngomba kuncyurira umva niyamye abantu bari gukomeza mumereza buno bucogocogo kandi oh my god Keza usenya urugo rw'abandi uretse gato deka ntabwo ngende buze kunyura aba bakobwa rero bagenda bijishisha kandi basenya ingo z'abandi man uretse gato tugiye kubijyana gake ntabwo ngende buze kunyura iruhande ibi bintu bimeze gutya Muyango urumva Muyango akimara gukora urumva abona afate famille nzima urumva ko nyumva ibyonnyi byose ibyonnyi abantu Muyango umukobwa nyizo ntabwo asubira inyuma rero ngo Keza ngo uri mu bantu nukuvuga ngo hangane kukubwira ibivugwa Keza n'icyo upfa na Muyango n'icyo aguhora ibivugwa ngo wowe uri mu bantu kuva 2019 uri mu bantu ngo bazi uburyohe bwa Kimenyi kurusha abandi bose bikavugwa ko Kimenyi wamuryaga ndetse akagutera indu kazikuramo
ngaho gende gakeya. So ntibyarangiriye aho, n'uyu munsi uracacumita Kimenyi. Uracyamurya. Ni ibivugwa. Inkuru z'abamotari. Inkuru kandi mwibuke ko umumotari yaguhaye inkuru uba wambaye kasike nawe yambaye indi, kandi wibuke ko ugeze gutwara uyikuramo, ntabwo ayikuramo, ntabwo uzi isura ye. Aya makuru nayo y'abamotari nuvuga ngo ntabwo afite resite, ntabwo yatwara muri ribu ni igihuha. Bikavuga ko kiza kugeza n'uyu munsi mu kintu gisenyeye Muyango ushobora kuribura muri abo bantu, kuko ngo wanze kuzibukira Kimenyi n'uburyohe bwe. N'uyu munsi uracyamurya. Mbwira ukuntu waba uri inshuti y'umuntu ushaka cyangwa umurira umugabo. Ibyo bintu bikavugwa. So ibi bikavugwa ngo Kimenyi watangiye kumurya atararongorana na Muyango, ari boyfriend w'umushuti wawe bitaga Didi Dor. Ntabwo Didi muzi. Haleluya. So ibi bintu bikavuga ko n'uyu munsi Kimenyi adashobora kukureka ko uraryoshye. Jesus Christ. Genda vuge inkuru uko bazimpaye. So Keza, ayo magambo cyangwa ayo makuru y'abafite aho hariye n'ukuri. Muyango nako Kimenyi ni sheri wawe w'ibihe byose udashobora kurekura uyu munsi. God damn it, God damn it. Nawe akavuga ko adashobora kugusangira na se w'umwana. Hey! God damn it. Pana Muyango, kubera iki utarikuye Kimenyi ngo agende ajye gukora umuryango we ugakomeza kumurongora yarashatse umugore? God damn it. Naho niko bivugwa. Nge ntaye umutwe. So nuko bimeze. So ijambo ni iryawe Keza, uratubwira niba ariko kuri, hanyuma tubwire niba Muyango nawe uri wowe ufite umugabo wakwihanganira ibintu ngo byari umazi ntarumazi. Dekate nguwo umukobwa wawe Tracy, niyo makuru je wangeraho kandi afite ibimenyetso by'ababimpaye. Ijambo ni iryawe Keza. Nibyo urongora Kimenyi ukabura gusenyera Muyango we abafite umutima w'iyihe marayika kuburyo yakubasha kubana n'abantu barongora umugabo. Alezi ijambo ni Okay. Njyewe rero ikintu cya mbere nanjye ndi buvugeho, sibyo? Nimba ari ayo makuru y'imihanda, nanjye hari andi y'imihanda numva, sibyo? turayumva tubwire. Kubyumva? Rero kuvuga ngo amakuru y'imihanda, muvana ibyo bintu ngo amakuru y'imihanda, sibyo? Ibyo bintu njyewe karenda mwabimbashijeho, nimba nziranye n'umuntu ntago bivuze kuryana nawe, uranyumva? So amakuru rero y'imihanda njyewe ibyo bintu n'ubwa mbere byumvise wowe Godfather ibyo bintu bivuga, cyangwa harya Brian nawe wabivuzeho wabyumvishe, urumva? Okay. Njyewe rero ibyo bintu n'ubwa mbere numvise wowe Godfather ubivuze aha muri aka kanya, kandi nanjye amakuru y'imihanda yego, nanjye amakuru numva ya nanjye y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye kandi bakaba baratandukanye. Okay, umuntu buriya umbabarire kabisa, nanjye niyo makuru numva. Diane afite relationship agirana nande na Muyango. So rero nanjye imihanda kumbwira ngo njyewe ngo ibyo bintu bifitemo uruhare, Muyango we niyo mpamvu nasabye Muyango azi hano, nimba azi ko ayo makuru ndavuzwa yaba ariyo naza mbwira ati Keza ayo baramuhamagara, Godfather aramuhamagara. Yewe naho kuvuga ngo amakuru y'imihanda buri wese afite ibyo yumva by'imihanda, nanjye nibyo numvishe by'imihanda. Ayo makuru y'imihanda ava kwa Kimenyi, ava kuri Kimenyi, ava mu mihanda. What? wahamagara Deka ushobora guceceka. Okay, ndacecetse bro, ngiye kurira hanze ndagasa. Ayo makuru y'imihanda ya Keza nanjye nibwo nyiyumva, kuko Keza twavuganye kuri telefone, sibyo? Yego. Turi kuvugana ku bintu bya Muyango, ndi kwibaza ibyo bintu nuko mwebwe mukunda kuri code gawende, ubwo wabona hari naho biri ibyo bizari code. Ibyo bintu njyewe nibwo bwa mbere mbikumvanye. Kubera ko wumvishe ko Deka kuvugana ibyo, kubera ko wumvishe ko Deka atari kubivuga, uri kumva? Nibwo njyewe mbikumvanye. No mu bibazo mwagiranye na Muyango, njyewe nawe tuvugana turi kuvuga ngo ibi bintu twunge ngo Ive, twunge ngo na Nuza na Muyango. Ibyo bintu ntabyo wigeze umbwira. None se Brian nkubwiye kuri ikibazo hagati yanjye na Muyango?
cyangwa ngo mbikumvanye nonaha wa mwana w'umukobwa we mbikumvanye nonaha urabinyumvanye sibyo kuko nanjye mbyumva nabyumvise imihanda ibyo byumvanye ko uri ikibazo ntabwo njye mvuze kuri ikibazo hagati yanjye nande na Muyango ko njye nta kibazo nkufiteho ikibazo njye nakigiranye na Muyango ni nawe nabajije ngo dupfa iki ibyo ariko rero uretse gato wowe uradukwebye tukubwiye ibikekwa ko waba upfa na Muyango mbese njye simubwiye nanjye ibikekwa numva byo ntabyo nzi igihe nanjye tukubajije icyo upfa na Muyango ntabwo tukubwiye ibivugwa ibyo waba upfa na Muyango ntabwo tukubwiye bakubajije ko bivuga yuko aho ufite reka duce ku ruhande ukwepa ikibazo ukajya kuzana we bakubajije ngo uruko uzanyemo buriyane gute kandi turi kubaza ko turi bakubajije ngo ibivuga imihanda nakubwira ibivuga imihanda y'urugo rwa Yves urakoze cyane witubwira ntabwo ari byo ntabwo 2017 wabanaga na Didi mu nzu ni ibinyoma uwo bita Didito uretse gato rero ntabwo ndibuze kwisobanura ku binyoma hano ibinyoma uretse gato wabanaga na Didi mu nzu mbere y'uko ujya Ugande wabanaga na Didi mu nzu urongorana na Kimenyi kandi ari umukunzi wa Didi wahamagaye Didi oya Didi ntabwo yaza hano wowe mwandikire sibyo ndabizi neza ko ari bugusubize sibyo nimero ye uranyumva Godfather yego wowe njye nta kibazo nigeze ngirana na Didi nta n'ikibazo mfitanye nawe wowe muri aka kanya nimba udafite nimero za Didi umbwire nziguhereze uranyumva yego ubu reka nzazimbe Dekati ni ukuvuga ngo God damn it neza uretse gato what's going on in Kigali bro neza ni ukuvuga ngo yanze kuzibukira zumbura y'umuntu bitakimenye turi kumwe hanyuma reka mbabaza the mother of ubwo ni ukuvuga ngo Keza yiryanira na Yves nanjye nkiryanira na Muyango mu magambo makeya ngo Godfather nkoherereze nimero za Didi zohereze mu magambo makeya noneho mwemeretse gato yahangaha Muyango urahari ngo uhamagare God damn it muhamagara mwandikire kuri WhatsApp muze bro umubiri wanyu utangiye kurya what is what is going on ubu se none bitarajyanze ubwo bingana gute ariko Godfather ndakumva umbabarire ni mwebwe mwabitangije ibintu byose urabizi ko hari ibintu byinshi ufite n'ibyo byabakimenyi n'ibyo byabande nabande sibizi ibintu byose ngo ngwiki ibintu byose bavuze ngo birajya hanze tonight bishyira hanze bitwaye iki ariko nibyo niko bigomba kugenda uretse gato reka mbigenze gutya uwo mugabo nawe kereka Imana ibabariye mukamumamagara nko kuri telefone akavuga ngo ni Muyango bari he wundi wowe ari he mureke nta nimero yigira ngo umuhamagare mureke twumve Yves nagomba kuza hano God damn it mureke twumve mureke twumve Didi Doro aranyitaba we uri komanya ko ndakubroka ndi kukubona muri comment Point Yves mureke twumve Point Yves twari twagera ku mukozi umupompisi yacumise turamugeraho ngiye nta side mfite ndaguhereza ifoto ye yimpenye manike hano ntiyamurongoye video ya nyiguhaye none uvuga ngo niwo muti wa mbere wa nyuma wa Dar es Salaam nta nubwo ari ifoto ni video ariko urongora umuntu uza umupompiste ni umupompiste reka ndebe Didi ntabwo ari kunyitaba Keza ntabwo Didi Doro ari kunyitaba kandi namwandike kandi nimero iri gucamo Didi Doro ubundi suga Didi Doro wari ugiye kumubaza kubiki
Umusaye bita Rubisi. Didi Doro hari ikintu mutazi. Ahanga turi muri investigation. Ahanga ni ukuvuga ngo Didi Doro bivugwa ko yasohoye Keza muza akamwirukankana yacumise Kimenyi. Kandi icyo gihe Kimenyi yakundanaga nande na Didi Doro atararongora Muyango. Turi kujyana.